kwezwa. Igihe cyose uri umwana w'ubugingo ntumenye kwezwa uba wishuka, kuko icyaha n'urusika rudutandukanya n'Imana. Tuyoborwa ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo. Mwana w'ubugingo, umuntu muri we haba mu bugingo buvuga arangwa n'iki? Icya ntimuzarebera umwana w'ubugingo ko yerekwa, ko n'abasatani barerekwa. Yego. Ntimuzabirebera yuko arambika ibiganza ku barwayi bagakira. Oya. Yego, ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ariko umwana w'ubugingo, umwana w'iki? W'ubugingo. Haleluya. Amena. Haleluya. Amen. Kirimo icyo bita social media. Kirimo imbuga nkoranya mbaga. Abantu babaye bene Sikewa, birukana abadayimoni bakoresheje Yesu. Pawulo agira ate? Avuga. Ariko hashimwe Imana yaduhamagaye. Haleluya. Amena. Yaravuze ngo muzabamenyera kuki? Imbuto zabo. Wiri barayi. Imbuto zabo. Imbuto dekita alawiri. Nimba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Haleluya. Niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kanije gutabara. Iyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kanije gutabara. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muri, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza cyane. Kandi tunashimye Imana yuko itwongereye umunsi wo kongera kubana namwe, ndetse tukaba turi kumwe na Pastor. Uraho neza mushumba? Nanjye ndabasuje muri aho. Yego. Uraho, turashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana yacu ni nziza rero. Yego. Yaduhaye kuba uyu munsi tugiye kubana muri uyu mwanya w'ivugabutumwa ryiza. Tugeze mu gihe rero ubutumwa bwabaye ingume, aho abantu bazashakira Imana ibumoso bakayibura, bayishakira iburyo bakayibura, imbere n'inyuma bakayibura. Bisobanuye ngo abasenga data nibo bazamusenga mu kuri, ndetse no mu mwuka nibo bazabasha kumubona. Yego. Iki gihe rero ntabwo cyoroshye, niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tubane nawe nk'umushumba ubitse ibintu byinshi. Reka rero ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu, nurangiza usenge Imana, ubundi tujye mbere n'ubutumwa bwiza. Reka twibwire bene data baduteze amatwi bose, tubabwire ko amazina ni Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Ndashimira Yesu ko atari ubwa mbere tuganiriye ijambo ry'Imana, kandi numva atari n'ubwa nyuma. Hanyuma uravuze ngo ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Tubone rero no kubwira abantu bakurikirana, yaba ari Imana irahari, ndetse yaba n'abakurikirana Most TV, hari ibintu turi kubategurira kandi byiza. Turi kubategurira ari nabyo tugiye kwintroduza uyu munsi. Nidushaka n'uyu munsi buri Imana dushatse twakwandikaho ngo ni episode ya mbere. Yego. Ko turifuza ko abantu bagenda babona inyigisho. Twarabasengeye, turahanura, n'ubu turacyahanura, kandi turakomeje. Ariko dukeneye ko Kristo wabanye n'Imana, wabaye mu masengesho, akura ku buryo hatagira ibintu bimwitura hejuru. Reka mvuge mu ijambo rimwe Bibiliya iravuga ngo nihagira umuntu wabaza impamvu z'ibyiringiro byanyu. Dukeneye ko umuntu wese wamenye Kristo, umuntu w'Imana, agira impamvu z'ibyiringiro bye. Umuntu wese yahura nawe yamubaza ati iby'agakiza ubamo biteye bite, akabimubwira ashize amanga. Ariko akabimubwira nabwo afite base cyangwa basic aho akura ibyo bintu. Rero reka tubwire abantu badukurikira, bene data, nkunda kubwira abantu ngo ngewe ntabwo njya avuga ngo bantu banjye, ko abantu n'ab'Imana.
muri ab'Imana cyokora muri bene data dusangiye gucungurwa kandi turabyubaha tukanabyubahiriza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amina. Nagiraga ngo mbasabe rwose mu nkundire dusenge. Amane tumara gusenga tuze kwinjira mu mwanya wacu nkuko twawuteguye. Rero ibintu dushaka kubategurira ni amateraniro cyangwa se umurongo w'ijambo ry'Imana rya buri munsi rijyanye nuko twifuza ko abantu bakwaguka. Icyambere nuko ku munsi nk'uyu nibura tuzajya tubagezaho ikiganiro cyitwa umwana w'ubugingo arangwa n'iki, kugira ngo ejo utazavuga ngo ariko ubundi ni iki cyabaye ko mbona hari ibyo ntazi. Tuzakwigisha ijambo ry'Imana tukubwira ibiranga umwana w'ubugingo. N'ubu nibyo tugiyemo. Umwana w'ubugingo arangwa n'iki. Kwa kabiri niwe tuganire ku kintu bita ibintu mutubaza, inzozi, karande, umenye ukuntu umuntu atandukana n'ibyo bintu, umenye ibyo urose bigende bite bisobanura iki. Kwa gatatu turibuza ko nibura inkuru zitandukanye zaba zihari tuzababwira neza, bitabujijwe ko tutabaha n'amakuru yandi ku mwuka tuyoboye, ariko nibura ako kantu kakanyuramo. Kuwa kane tukabaha inkuru iz'ubuhamya abantu Imana yakijije, abantu Imana yabohoye, ukagira nawe kwizera ko, kuko hari igihe uzasanga umuntu afite ikigeragezo gisa n'icyawe cyangwa kiruta icyawe, bikagutera kwizera ko burya Imana igikora. Kuwa gatanu naho tuvuga ijambo ry'Imana. Dukeneye ko abantu bagira impinduka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kandi birashoboka. Yewe buri wikubwira, ngira ngo hano mu Rwanda ujya wumva mu materaniro cyangwa mu matorero menshi ya ADPR iteraniro ry'umugoroba bakunda kwita ngo nijoro ry'impinduka. Ririya ninjye warizanye, nta muntu uzi aho Imana yari bimbwiriye, nta ubizi. Ririya teraniro wumva rikomeye abantu birirwa bakora hirya no hino, umwe bati nijoro ry'impinduka, ati nijoro ry'impinduka, nta uzi Imana irimbwira ngo narindi, ariko ninjye Imana yaribwiye. Nditangiza CGM Gikondo. Rero nubu tuvugana iri ni yerekwa buri Imana ibizanye kugira ngo abantu b'Imana babohoke. Bituvuze ngo tuzasengera mu mpinduka, nuko tuzi ko hari ibintu Imana yaravuze, yarambwiye kigiye ngo uzashyireho impinduka kandi uzahagera wese azahinduka. Imana yarabimbwira, arambwira ngo uzashyireho impinduka, uzahagera wese azahinduka mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni mu mwuka, azahagera ari umunyantege nke ahabwa imbaraga, azahagera ari umunyabyaha bihinduka akizwa, azahagera noneho ari umuntu udafite ubushobozi mu mwuka, ariko kubera ko yaje mu mpinduka bihinduke. Kabiri, Imana irambwira ngo kandi azahagera afite ibyifuzo bisubizwe bihinduke, azahagera arwaye bihinduke, azahagera ashonje bihinduke, azahagera abuze amahoro bihinduke. Mbese impinduka Imana yarazinyigishijeho, irazimbwira. Hanyuma kuwa gatandatu tuzajya dusengera abantu bafite akazi n'abatakagira. Muri make tuzajya dusengera ibyifuzo, ariko tugira ngo abantu Imana ibaremere imibereho, ibyifuzo by'abanyamirimo, kugira ngo Imana ibacire inzira, abatagira icyo bakora b'abashomeri. Ariko dutesengere n'itorero burya n'igihugu tutagisengeye twaba turangaye, n'itorero tutarisengeye twaba turangaye. Mbone no kubwira abantu yuko aha hose tugeze ni uburangare bw'abanyetorero. Twararangaye, tubyemere. Nibashake ntibabyishyireho, ariko njye ndemera ko twarangaye, ndemera ko twarangaye, kandi ndi umupasiteri. Ntabwo ari uko mvuga yuko tutagerageje gusenga, ariko hari ibindi twari gukumira kandi bikemera. Hanyuma icya karindwi, ku munsi wa nyuma wo ku cyumweru, burya naba ari umunsi w'amateraniro urubahwa. Tuzajya tubaha ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, nk'uko musanzwe muryumva n'ubundi ku Mana irahari ndetse no kuri Mos TV. Turifuza ko tujya tubaha ijambo ry'Imana kandi mukaryumva mugahembuka. Rero abadukurikiye nuko bimeze, reka dusenge. Hanyuma nitumara gusenga turaza guhita twinjira mu ijambo ry'Imana tuganireho gatoya kugira ngo dusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje. Nuhabwe icyubahiro, wubahwe, ubane natwe n'ubugingo bwacu. Uyu ni umwanya mwiza, twibutse ko ushobora byose. Rero tukwingingiye kugira ngo aba bantu bose bazakurikira inyigisho kuri Mos TV ndetse no kumanira hari bazahembuke. Turifuza ko aya materaniro ndetse n'iri jambo ry'Imana rigira imbaraga mu mitima y'abazajya bakurikirana. Bityo rero turakwinginze ngo ushoboze buri wese kujya yatendinga guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru akurikirana ijambo ry'Imana, kugira ngo
akure. Niko Petero yavuze, yaravuze ngo mwitoze kunywa amata y'umwuka kugira ngo abakuze abageze ku gihagararo cya Kristo. Navuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana byaratoranijwe rinduka irikomeza imfuruka. Haleluya. Ndasenze ngo uyu munsi wa none ukomeze imfuruka z'abantu bawe. Amina. Oh haleluya. Utarima nema rikandora bini wa rama olande kotarabini we eno fadima ndigaideba. Ukomeze imfuruka, ukomeze imfuruka z'abantu bawe. Abantu be bakomere, ububake mu buryo budasanzwe, kandi bagwiza imbaraga z'umutima hatagira umenera mu bugingo bwabo akabangiriza ibyiringiro. Ndasenze ngo ukomeze buri wese kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo nkubwire ko atari ibintu tuzaganira umunsi umwe. Bityo rero ntabwo tuzatuganira umwanya muremure, kandi turifuza ko mujya muduha comment mukatubwira muti ahangaha twabyumvishije gutya, ahangaha twabyumvishije gutya. Kuko ijambo ry'Imana biba byiza cyane iyo musobanuje. Kandi ntabwo ndibuze kuvuga ko ndi umuhanga cyane, ntabwo ndivuga ko ndi umuhanga rwose, ariko hamwe na Yesu ndi umuhanga. Ndi kumwe na Yesu, ndi umuhanga rwose. Ntabwo ndi umuhanga jyenyine, ariko Yesu turi kumwe njya mbawe. Kubera ko nemera ko nahamagawe n'ijuru, nemera ko nahawe inshingano kandi maraye imyaka myinshi. Cya gatatu, nemera ko nagiye mu ishuri mwiga. Ibyo byose rero ni uburyo bushobora gutuma tuganira ijambo ry'Imana kandi ugahembuka. Rero uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya. Bagalatiya niho tugiye gusoma. Abagalatiya ibice 6 n'umurongo ndumva turere no kuwa 5 tuzamukeho gatoya. Haravuze ngo kuko umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Umunsi turi mu ijambo rivuga ngo umwana w'ubugingo arangwa n'iki? Kuko umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Murongo wa 6, uwigisha ijambo ry'Imana agabane n'uwigisha, uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'uwigisha ibyiza byose. 7, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Murongo wa 8, ari nawo ntego ikomeye yacu. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana idufashe twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa isari. N'umurongo wa 9, nagira ngo naho ngaho dusa n'abacumbikiye gusoma muri iki gitabo, ariko uraza kuturebera mu Baroma 6:22, ariko tutari twajyayo. Ndagira ngo abantu badukurikiye bumve ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo nuko turi ku ijambo rivuga ngo umwana w'ubugingo arangwa n'iki? Ubundi kugira ngo umenye ko uyu muntu ari umwana w'ubugingo ni ibiki bimuranga? Se nuko afite Bibiliya nini, nuko atera za haleluya nyinshi, se nuko azi kuririmba neza, nuko asenga amasaha 12, nuko se yabimazemo igihe, amaze igihe kinini akijijwe? Ese nuko afite imirimo ikomeye akora mu itorero nicyo kiranga ko ari umwana w'ubugingo? Nka mbere Bibiliya iravuga ngo Yesu yararebye asanga abantu mu mihisi nk'iyi ya nyuma bose bazaba batwaye Bibiliya. Buriya reka ngubwize ukuri Imana, kugira ngo ubone umuntu mu Rwanda udatwaye Bibiliya biragoye, cyangwa utayemera. Nudasenga arakubwira ati ndayemera, mujye mudusabira rwose ibyo byaha bituveho. Siko bavuga. Ntabwo uzabona umunyarwanda uhagarara ku maguru y'abiri ngo atuke Imana avuye ngo ntibaho. Cyo koramerutse kubabona kuri za YouTube bavuga ngo Imana yabo ngo nirya ngo ryangombe ngo nazagihanga ngo ibintu nk'ibyo. Wayi batuma subayiza. Ayiza na hese ubwo buri bafunzura mwuka wahumekesha nibwo bamenya yuko ihari. Nuko gusa nyine twebwe nk'abantu b'Imana ntabwo twirirwa tujya muri ibyo, kuko ntabwo tubasengera ngo tumere nk'ababashumurije Imana. Ariko nibakomeza bazabibona, kuko
abo muri California Los Angeles barabibonye bamenye yuko Imana yitwa ishobora byose nta muntu yikoma mu nkokora. Aho rero nshaka kuvuga ku cyo bita umwana w'ubugingo arangwa n'iki. Yesu rarare basanga muri iyo minsi bizaba bigoye aravuga ati nimuzarebe ko bahanura mwana w'ubugingo ntagabarangwa nuko umuntu yahanuye umwana w'ubugingo mwana w'ubugingo aravuga ati nimuzamurebere ko amaze imyaka myinshi mu itorero umwana w'ubugingo nimuzamurebera aho ngaho ahubwo muzamurebere ku imbuto muzamurebe matendo Tanitambua kama nimeokoka, tanitambua kama niko mwana mfunzi wa Yesu. Matendo yako, matendo. Ubundi imbuto ni ibintu umuntu adapirata. Umuntu aza yiyorobetse yigize umuvuga butumwa mwiza, ariko mu kanya akabakoze ibitega bituma abantu bose bamutinya. N'Imana ubwayo ikicuza kuko iravuga ngo nari ndicujije cyatumye nde mu muntu nicujije cyatumye ngo Imana buri yareka kubwira Imana umuntu yakwiyoberanya akiyorobeka mu bindi bintu yakwambara umwambaro w'abavuga butumwa bikamubera yafata Bibiliya yajya mu muhanda ukabona nibyo yasengera n'abadayimoni bakagenda buka bene Sikewa ngo ntago bagiraga Imana na Yesu ntibari bamuzi ngo iyo birukanaga abadayimoni baravuga ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu. Uwo Pawulo yavuze bivuze iki? Biravuze ngo uwo Pawulo avuga ntago bamuzi kuko iyo bamumenye bari kuvuga ngo uwo twamenye na Pawulo azi, ariko baravuga ngo ni uwo Pawulo agira ate avuga. Biravuze ngo Pawulo avuga Yesu ariko bene Sikewa batazi. Ubu tuvugana rero muri iki kibuga by'umwihariko the man tries for ndafashijwe no kuri kw'Imana nta kintu wakora ngo pirate imbuto. Umwana w'ubugingo arangwa n'imbuto. Korari yo mukovera bivuze Mana mwirinde uko mugenda abantu b'Imana hato mutagenda nk'abatagira ubwenge mwihesha icyubahiro nk'abakozi b'Imana aho mubwiriza mubamenyesha iby'iwanyu kuki mutihesha agaciro. Haleluya haleluya amina. Umuntu w'Imana yihesha agaciro. Umwana w'ubugingo yubaha n'ubugingo bumurimo. Umwana w'ubugingo ntagareka gusambana kubera yuko atahuye n'ibimutera gusambana. Umwana w'ubugingo ntabwo bamuragirisha ijisho. Umwana w'ubugingo niyaraha abantu batareba. Aha ndabivuga neza ndafashijwe no kuri kw'Imana. Uzi enofase ore graido bestasai reka nkubwire ijambo ryiza. Turi mu kiganiro cyitwa umwana w'ubugingo ko mfashijwe ko twatuganira nk'abafashijwe mama. Uzi uwitwa tuzamuganiraho turi mu kugiganira turi mu mwana w'ubugingo nyine uwitwa Yosefu uramuzi? Yosefu umugore witwa nyirabuja muka Potifari yafasha abantu bose. Tuzabivugaho turebe etape zatumye Yosefu anesha. Muka Potifari yahagaze ku maguru ye yombi aramubwira ati Yosefu ubu narakwifuje ariko ubu nagira ngo ubwire ko ikibuga nagiteguye cyo kugira ngo nge nawe twishimishe. Aramubwira ngo icyambere ntuze kugira ubwoba abaja n'abagaragu bari butuvundire nabahesha ntabahari. Potifari nawe urugendo yagenze n'urw'iminsi nuza kwikanga rwose turi bubikore nta wikanga. Abaja n'abagaragu nagize gute nabahesha. Aramubwira ati ubu nge nawe hano ni twebwe wabangahe wababiri. Ayiwe Yosefu nk'umwana w'ubugingo ngo ahita akurura Imana yamurokoye urwobo, akurura Imana yamurokoye impfu, akurura ibyago n'amakuba Imana yamukijije. Ako kanya haleluya we ndafashijwe no kuri kose. Aravuga ngo mabuja nagira ngo nkubwire ko ibyo bintu mbwiye ari ukuri koko ni ukuri ariko hari icyo ntemeye. Aramubwira ngo nibyo koko amaso ya Potifari ntari hano, amaso y'abaje n'abagaragu ntari hano. Aramubwira ngo ari nagira ngo mwibutse ibintu bibiri. Icyambere Potifari yanyemereye ibintu byose mw'uru rugo rwose ariko wowe ntiyigeze kunyemerera. Ijambo rya kabiri umwana w'ubugingo agira ibyo atinya. Umwana w'ubugingo agira ibyo agira gute atinya. Umwana w'ubugingo ikikubwira ko ari umwana w'ubugingo hari ibintu atinya, agira ibyo atinya.
aravuga ati mu byo nibuka nuko databuja wowe ntiyigeze akumpa, ntiyigeze ambwira ngo ngutinyuke, mu byo yampayeho uburenganzira ntubamo, none rero mabuja ntabwo nakwiha uburenganzira Potifari atampaye. Cyo ni icyambere. Kabiri, arangije avuga ijambo rikomeye cyane. Haleluya, haleluya, amen. Aravuga ati ikindi cya kabiri, nibyo kuko amaso y'abaja n'abagaragu ntahari, ariko amaso y'Imana iyampamagaye, iyavuganye nanjye, iyambwiye ko izangirira neza, arimo aratureba. Hari amaso y'abantu adahari, ariko amaso y'Imana agize gute? Arahari. Ni ijambo rivuze ngo iyo uri umwana w'ubugingo ntabwo utinya amaso y'abantu cyane, ahubwo utinya amaso y'Imana. Imana idufashe. Rero umwana w'ubugingo, icyo ni bimwe mu bimuranga byinshi tuzaganiraho. Icyo nenda kugira ngo nerekere ku musozo mbere yuko tuza gusoma rya jambo, yavuze ngo nuko uwigisha ijambo ry'Imana agabane, uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'uwigisha ibyiza byose. Aho harimo uruhare rwawe n'urwanjye. Ngewe wigisha nkwiye kugira ibyo nanga, ariko n'uwigishwa nawe akagira ite? Akagira ibyo yakira. Ageze ku murongo wa 7 aravuga ati ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba burya nibyo asarura. Ni ijambo rivuze ngo nubwo abantu bashaka kugira ngo babibe ibintu bidasobanutse muri uyu murimo, bari mu gakiza, bari muri amburera ye kuvuga ngo bitwikiriye umutaka w'agakiza, bavuga ngo bitwikiriye amazina y'umubatizo babatijwe, bavuga ngo bitwikiriye umutaka w'amatorero n'amadini babarizwamo, ariko biravuze ngo ntimuyobe. Imana yo ntabwo iginegurizwa izuru, kuko ibyo biba ni nabyo uzasarura. Biravuze ngo byanga bikunda gusarura byo uje witegura kubisarura, gusarura ibyo wabibye kandi biba nabi ugasarura nabi. Ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo ubibira mu mubiri wo muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisora tuzasarura nitutagwa isari. Aho rero ni ijambo rivuga ngo abantu bakwiye kumenya ko umwana w'ubugingo we arahari. Ikindi kandi yiyumvamo ibyiringiro. Umwana w'ubugingo yiyumvamo ibyiringiro. Ikindi cya gatatu, agira ijwi. Tuzabivugaho twitonze. Agira ijwi rimubwira ngo sigaho. Agira igitsure abandi batabona. Amen. 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 Uyu mwana w'ubugingo agira ibintu bimubwira ngo hagarara, stop, ibyo ntago mbikwemereye, sinemera kubijyamo, ndabyanze wibijyamo. Uyu mwana w'ubugingo uzamubwirwa niki? Niba turajyana. Yego. Umwana w'ubugingo uzamubwirwa niki? Uzamubwirwa n'imbuto. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi, tunyura mu nyanja irimwo amakuba, ijambo ry'Imana tubera umucyo, ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mw'ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo, kandi azatugeza mw'ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi,
nta muyaga uhari, nta muraba uhari, nukuri tuzasohora mu mahoro. Yego gusenga, ariko nagira ngo usome rya jambo. Yego. Iri jambo ry'Imana numara kurisoma turisengeremo, kuko turi kureba gusa umwana w'ubugingo arangwa n'iki. Ejo hatazagira n'umuntu wibeshya ngo afite ubugingo kandi yarabutakaje. Muri ibyo yaravuze ngo itegereze neza uburyo twaye agakiza. Utabuhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Kabahanzi ba kera bafite amavuta kwa. Tabuhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Aye, tegereza neza uburyo twaye agakiza. Tabuhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Haleluya. Amen. Tabuhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Imana idufashe. Imana iduhana umugisha. Dusomehe. Dusabe some iryo jambo ry'Imana nyuma tuze kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wari wambwiye ngo ni he? Nakubwiye ko uradusomera mu Baroma cye 6:22 wonyine. Icyo 6:22 wonyine. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu, arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Amen. Nubwo mwabatuwe ku byaha, muri mwe mukaba mwarabatuwe. Ubwo mwabatuye ku byaha, mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu, arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Mwifitiye imbuto zanyu ariko kugira gute? Kwezwa. Ngiye kuvuga iki kintu kugira ngo tunagaragaze umwana w'ubugingo arangwa no. Ariko iyo twejejwe tuva mu byaha tugahabwa umurongo mushya n'ijuru. Kuko Bibiliya ravango iyo umutima utaducira urubanza turatinyuka. Ariko si umutima ugucira urubanza urudatinya. Umwana w'ubugingo arangwa no kwezwa. Nubona umuntu uvuga ngo ni umwana w'ubugingo ariko atezwa, uzashiraho akabazo. Uzadute. Reka rero dusenga Imana. Numva umwanya twari dufite kuri uyu munsi nuwo. Tuzakomeza n'ikindi gihe. Twemereye abantu yuko nibura rimwe mu cyumweru, cyane cyane kuri uyu munsi, tuzadutanga ikiganiro cyitwa gutya, kandi kigamije kugira ngo abantu bamenye neza ibyo turimo n'ibiki. Hanyuma tuzagira umuntu navuga ngo hari ibyo atamenye, hanyuma yarangiza akagira ibyo yangiza, akica amabwiriza n'amategeko ngo nuko atamenye ibiranga umwana w'ubugingo, akagendera mu kigare. Oya, turifuza yuko mwumva ubuhanuzi, mukumva ijambo ry'Imana, mukumva icyo Imana ivugana namwe, ariko mukanamenya ibikwiriye gukorwa muri uru rugendo kugira ngo n'ubugingo utazabuburira muri iyo ntebe. Hari abantu benshi bayicayemo barabubura. Hari abantu benshi bahabaye kandi ntibyabagendekera neza. Ntabwo twifuza ko bizakugenderekera nabi mama. Ntabwo twifuza ko bizakugenderekera nabi mushiki wacu. Yewe mwene da, ntabwo twifuza ko bizakugendekera nabi ku iherezo ryawe. Tuzakubwira ibiranga umwana w'ubugingo nawe urwane nabyo. Uru rugendo ni ukurwana intambara nziza, ni kumuririmbyi yavuze ngo urwane intambara nziza Kristo aba imbaraga zawe. Ufata ubugingo guhaye ngo bukubere ibyishimo. Reka rero dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo umuntu wari umaze gucika intege cyangwa se wari warahaye urwaho Satani, agatuma Satani amwinjirana, urwo rwaho cyangwa se urwo rusika, urukure mu nzira, urusenye kugira ngo Imana ibane nawe. Mwami Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje. Ugira neza. Umwana w'ubugingo akwiye kurangwa no kwera imbuto, akwiye kurangwa no kwihana, akaba mu buzima bwezwa. Ndasenze cyane ngo umwana w'ubugingo uganiye natwe ahembuke kandi abohoke. Gucire bugufi kugira ngo ukirwe hejuru, uganze maze utegeke byose bikumvira. Icyubahiro ni cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka tugushimire ku nyigisho nziza cyane uduhaye. Ugira uti umwana w'ubugingo, ni byiza gusobanurira abantu kugira ngo babimenye byose. Umuntu ashoboye kwifuza ko wamuha ubundi busobanuro burambuye cyangwa ko mwafatanya gusenga, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Yego, turayitanga. Ni 8264 60 07 82 64 60 89. Ariko utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare
ushyiraho akamenyetso ko guteranya 25 07 82 64 89. Uko niko wabigenza. Nitwa Moise nkuko nabivuze sindayigaya. Hanyuma iyo nimero iboneka mu buryo bwose kuri WhatsApp n'ahandi byakunda. Ndumva rero nta kibazo. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Shalom. Shalom.